musuri mu mana ndagutangariza nubwo bimeze nabi komeza usenge wizera Imana icyo wamenye ukomeza ugifate nubwo wararurikurira umugore atwitinda igihe kagera ibise bikamufata muri mezi 9 gahura n'ibintu bitamworoheye ariko ndakubwira ngo nawe niba hari ijambo Imana yakubwiye menya ko induma z'igihe utwite mu buryo bw'umwuka igihe kigiye kugera nawe ukabyara nk'abana igihe giye kugera nawe ukinjira mu masezerano abakobwa banje abahungu banje bazabyungukiraho uyu mugisha mfite uyu munsi uzagenda ugere ku bana uzagenda ugere ku buzukuru uzagenda ugere ku buzukuruza numva nzamara nzayikoresherezamo Uwiteka Mana ishimwe cyane nzayikoresherezamo Uwiteka bikomere byorohe nubwo muri iki gihe isi igenda irwanya itorero ikagenda irwanya abana b'Imana ariko itorero rifite isezerano yaravuze ngo ryubatse ku rutare Haleluya ryubatse ku rutare nubwo amarembo y'ikuzimu yahagurikira kurwanya itorero Yes, ni by'agace kacu gakomeye ku data hano kuri Gone IK TV amayimana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje hose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa nze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanamubwira ko mbakunda cyane bivuye ku mutima n'abakunda cyane bivuye ku mutima sinaba ndi kumwe na Pastor Laban na Mami umuhanuzi wacu turi kumwe nandi mu Kristo TV nimwe nitwe tugiye kubagezaho iri vuga butumwa cyangwa se iki giterane cyangwa se iri koraniro hari umuntu uje hano wangu sarambye ati David ntuzonge kuva mu ikiganiro nyaboneka ujye umfasha tirebe ibihumbi tuba tubwiriza ujye uvuga ati iki giterane umuvuga butumwa tumiwemo ninjye abakisu nabadukurikiye umuyobozi wacu ni wowe umuyobozi wa gahunda w'icyo giterane giterane urakiyoboye yego ni umuryango mugari udukurikiye angira mbananganire none ndamubwira ati reka twivugire biri kuri iyi mihanda ambwira ati ko David urambabaza ati David nzakugirene hano ntago ari ku mihanda aha ni hahantu umuntu yageze arabohoka yakira imigisha ye abandi bahagira badafite ubuzima babona ubuzima ahita yitangaho n'uruga avuga ati reba nkanjye ntagira hano kuri social media David nawe uranzi nta kintu nigiriraga ariko ngigira hano kuri social media ubuzima bwarahindutse tinashimira abantu babimfashije havuga ati sinuzange kwita ku mihanda hano ashobora kunyura abanyamakosa ntitwabihakana yego byabyo bishakiye ariko nanone hari abandi bantu Imana yateguye bashyira kugira ngo bubake society ngo hari umuntu twamenyaniye kuri social media yego aba mu France yarambye ngo hano ubu Kristo ni bake kubabona rero gutya yego byatumije mbura n'Imana buryo nabakurikiye kuri za Gone IK TV kuri za ndi umukristo bituma nongera gusabana n'Imana yego ngumva nderanye ngakwa ko nateranaga n'abantu mu rusengero rw'abantu benshi urumva ko abantu bagiye bankosora uko uyu muntu zamungire mugorera zamungire mugorera ka uwuhe uyu muntu wagukosoye wankose hano ni igiterane aha ndamubwira reka mubwiye yitwa Mutuyimana Jean Claude niwe wambye ati turi mu giterane nyaboneka ati ntuzongere kuvuga ngo hano ngo ni ikiganiro oya turi mu giterane ni igiterane tugiye kugira ute tugiye gukora ninjye muvuga butumwa umuyobozi w'icyo giterane ni wowe abakisu nabo badukurikiye no kuri nyama yagize neza cyane mumeze mute rero tumeze neza ndabakiriye Mami ndakwakiriye again ngwagiye kuri Gone IK TV umeze ute tumeze neza turashima reka kino giterane caca ari utangira ugisengera Uwiteka Mana yacu Mana nziza twongeye gushima no habwa icyubahiro amen duteranijwe no kuvuga ineza yawe n'umuntu bwawe duteranijwe no kuvuga imirimo yawe wakoze hagati muri twe izina ryawe nirihabwa icyubahiro turasenze kugira ngo uzubane natwe muri aya masaha umwuka wera tuyobore yego ibitekerezo byacu biyoborwe nawe duha amagambo y'ubwenge nyemera abadukurikiye nabo bagirire neza data ababyeyi badukurikiye n'abakobwa n'abasore n'abapapa nabo bahereze umugisha ineza yawe nayo ibagereho amen
utwemere dutsindire ikibi mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zirunga ikirere mu izina rya Yesu. Utwemere Uwiteka Imana. Ijambo ryose rivugirwa aha ngaha ritanga ibyiringiro, ritanga ubuzima, ritange kubaho, ribohore benshi kugira ngo izina ryawe Data rishigwe hejuru. Nakumva papa. Urakoze, uri mwiza. Tuguhaye karibu n'ikaze mu izina rya Yesu. Amen, amen. Pase, hari ikintu mbonye sinzi n'abantu badukurikiye niba bakibonye. Uyu mwana w'umukobwa we yasengaga avuga ati umwana w'umukobwa arimo Imana. Njye mbirebeye inyuma nubwo bavuga ngo ntawe mu mutima w'umuntu tareka arimo Imana pe. Asenza atuje, ubona ko nyine umutima werekeje ku Mana mu marangamutima menshi. Hari ikintu tuvuga ngo body language urabizi sibwo ni mu Kinyarwanda mbese uko umubiri uvuga. Urabona jase uko uri urakaye mbona ko urakaye nubwo utavuga, iyo wishimye mbona ko wishimye nubwo utavuga. Body language rese cyangwa se umubiri we cyangwa ikibyerekanaga ko nyine yiyegereje iki. Nawe arasenze witubona ko Imana imuri. Umva ngenda gushima uburyo senze kandi usenze n'amagambo meza. N'umukobwa w'Imana neza cyane kandi ategereje kuzamura Yesu. Pase, iyo ubonye umwana w'umukobwa nk'uyu w'umuhanuzi uri kuzamuka gutya, tumenya abakobwa b'iki gihe abenshi ubu ngo bakagombye kuba abenshi ubu ngo bari mu tubari, abandi bari mu mazu y'ubusambanyi, abandi bari mu bindi bintu byinshi ntazi, abandi bagiye gusura abantu bameze aho ukabona umukobwa nk'uyu nguyu w'umuhanuzi ari kuvugira Imana. Ubundi ikihe kintu uhita utekereza? Icyo ntekereza byongera ko ngo ndisha Imana kandi ukabona ko Imana itorobamwe urubuto kuko mu mahanga yose uyubashye iramwemera. Kandi nanone ngizira gutoranya ko Imana ifata mu basaza, gafata mu bakuru, gafata mu rubyiruko, gafata mu bakobwa n'abasore. Uyu rero by'umwihariko yatoranijwe n'Imana kandi ntabwo yabyishoboza. Burya yabishobozwa na Kristo kuko ari urungano rwe. Umwana ubwo kubivuze turi mu ma weekend bagiye kuryoshya, yego, bari mu tubyiniro, yego, ariko we ari imbere y'abakristo, imbaga nyamwinshi, ni umukristo kuri Gone Arc TV ari kubabwira ijambo ry'Imana. Ibi rero ntabwo yabyishoboza, ni Kristo wamushoboje kandi ndanamushimire kwemera umuhamagaro. Basi aragushimiye. Basi mumpera ka mikrofone nkubaze. Mukobwa mwiza, muhanuzi w'Imana, muvuga butumwa, mwana w'Imana, gukora umurimo uri umwana w'umukobwa ntago bikuvuna cyangwa bikubangamire? Gukora Imana ntago bivuna. Gukora Imana ntago bivunanye. Burya iyo Imana iguhamagaye icyakora iyo ukoreye Imana umva ni urugendo ruba rutoroshe, ni inzira ibamo ibintu bigoye byinshi cyane iba biri gushaka urubyiruko hano hanze ni byinshi, ariko Imana iguhamagaye iragufata ikagukomeza, irakubwira ngo nzakujya imbere, ikagufata ukuboko ikagukomeza ugakiranukira hahandi hari gukorerwa ibyaha kandi uri kubireba. Niba wenda abakobwa bakunda guhura ibibazo byinshi bitandukanye cyane, hari usanga umwana w'umukobwa ari imfubyi cyangwa ababyeyi be baratandukanye, cyangwa ugasanga abana ariko wenda mu mibereho y'ubuzima busanzwe kubona umwenda biramugora, bikamugora. Naho ngaho rwose numvaga ubuzima twabunyuzemo, ariko turihangana turavuga ngo Imana iduhamagaye izi ni uko tuzanyura muri ubu buzima. Gukorera Imana umva utari kwisiga amavuta biragoye, ariko Imana inagukomeza ukabinyuramo, ukaburara umva n'iminsi itatu igashira ukazirika umugozi mu nda ukajya kuririmbira Imana uzi neza ko urataha ukaburara, ariko Imana ikemera ukabinyuramo. Ntabwo gukorera Imana bigoye pe, iyo iguhamagaye iguha n'imbaraga zo kunyura muri ubwo rugendo. Cyakoze abakobwa b'abahanuzi hari ubuhanuzi utajya kugiraho umuntu nk'inama nk'ubu Imana yakwetse nk'uko umugabo n'umugore ubuhanuzi bwabo bw'ibanga waba uvuga? Ibyo ngibyo bijya bibaho cyane, bijya bibaho
bibaho cyane Imana ishobora guhereza iyerekwa ariko iyo iguhaye ubuhanuzi nk'ubwo ngubwo iguhereza n'amagambo y'ubwenge cyangwa ikaguhereza ubundi bwenge bw'uko urabihanura kandi bakabyumva cyane cyangwa se wenda hari n'ubuhanuzi ushobora kubona bukakuyobera ukaba wasanga nk'umushumba wawe ukaba umubwira burya iyo Imana iguhaye umubyeyi w'umushumba nk'umushumba wanjye ushobora kugira iyerekwa rikantera ikibazo runaka bitewe n'uko naribonye ariko wambwira ati mushumba mfasha nagize iyerekwa iri n'iri umuntu umeze gutya yanabikora rimwe na rimwe nkamubwira ati umuhanuzi ibintu cyangwa se umuntu Imana yamuntu ariko nabuze uko ndi bubigenze akaba wenda yamfasha akangira inama y'uko turi bubinyuzemo cyangwa se akaba yajya kubimubwira ibyo ngibyo bijya bibaho cyane nsubiza ku mikorofone pastor pastor wabyumvise gukoresha umwana w'umukobwa wabyumvise ko arimwo bimwe bijya bimucanga biramucanga ariko iyo yagize amahirwe akabona abamukuriye akemera kugendera ku birenge byabo bamuha inama nyinshi kandi yazigendeyeho abona umugisha kandi agera no kuri ba bandi we wakeka ko bitakunda reka buriya iyo Imana igutoranije iguha n'ubwenge uriya muhanuzi niba ari Natani yari umuhanuzi ariko Imana imutuma kuri Dawidi umutumaho ibintu bikomeye cyane ariko urabona uburyo yagiye mu bwenge nure nawe iyo abanje kugira kandi Imana ari uko yamuyobora akagendana nayo fasho ngiye ariyo nkoresha pastor reka nkubaze kino kibazo yego ese kuyobora abana b'abakobwa bakiri bato mu murimo w'Imana nkawe nk'umushumba ntabwo bikuvuna nubwo yaba ari umuhanzi cyangwa se umuvuga butumwa gusa uko byagenda kose ubuyobozi bisaba kwihangana bisaba kwihangana burya uwakubwira ngo ndibivuna kuba umuyobozi kuba umushumba kandi burya nabonye ari mu nzego zose mu nzego bwite za leta mu z'itorero no kuguha igihande cyangwa umuryango muri zone tembo dukoresha umuryango dufite ba Yosefu ba Benjamin ba Nafutali n'abandi ba Rubeni n'abandi no kuguha umuryango bwawo bwonyine ngo uyobore abantu 15 20 biragora ibyo byose rero ndakindi kibidushoboza ni imbaraga z'Imana no kwizera Imana yaduhamagaye ikagushoboza iyo bigeze ku rubyiruko rw'iki gihe yabisaba kubasura cyane inama nyinshi bya bindi nakubwiye mu kiganiro twarutse gukora byo kuba umwigisha byo kuba umwigisha aho yabigusaba gusanga ba bantu ukaganira nabo kumva ibitekerezo byabo kumva icyo bakeneye mu buryo bw'umwuka biba bisaba kwegera Imana cyane kugira ngo nayo igufashe kwabo bantu ningibe bibazo abakobwa usanga bahura nabyo babahanuzi usanga bahura nabyo mu buzima busanzwe no mu buryo bw'umwuka iyo bakoreye Imana ari abakobwa busanzwe ibibazo bya mbere bahura nabyo ni iby'ubukene n'iby'ubukene ugasanga rwose n'umukobwa yaririnze yubaha Imana akorera Imana ariko ugasanga mu by'ukuri ndakaza afite kamuhemba na 25 ku kwezi umuntu akibaza ngo umuntu abaye wati kakeneye kurya kakeneye gukaraba kwisiga mana biti ibyo bibazo rero rimwe na rimwe iyo hatabaye Imana no gusenga ngo basange ubegere ubishuti yabo cyane abashura no gutoroka bagatoroka muri eglise akaba yakwigira handi ari bubibone rimwe na ugasanga ni nahantu habi haramukurura mu ngeso mbi ariko iyo yubashye Imana hamwe nango umushumba kubasengera hari ukuntu Imana igenda icakanzu ugasanga mu by'ukuri babonye ibisubizo bya bibazo bari bafite kuri kamera mikrofone umukobwa iyo ubonye nka gutyo uri kumwe n'umushumba uri umwana mutoya nicyo kintu utekereza umukobwa icyambere mbishimira Imana ikindi umushumba ubundi muri ubu buzima turimo nyine tugira ababyeyi babiri burya ushobora kuba wavuka uri umwana ariko ukavukira mu muryango wenda w'abantu badakijijwe ariko wagira umugisha ugeretse ku wundi ugasengera mu itorero cyangwa se mu idini ririmo umushumba mwiza ukijijwe
aha kubera papa wawe ukamugisha inama burya iyo umuntu ari gukura ariko umuvugabutumwa nibo batwigisha nibo badukuza mbese tuzamukira ku birenge byabo. Yego pasi mera mikrofone pasi yego ubona ari ngwe bushobozi umwana w'umukobwa atakora bushobozi ari gukorera Imana cyangwa inshingano okay inshingano Bibiliya hari icyo itubwira tugomba kugenderaho cyakora yaririmba yahanura yego yakora protokole ariko hari icyo twita ubudiyakoni hari imyaka bisaba kugira ngo abyemererwe ubudiyakoni umudiyakoni se burya nta mukobwa w'umudiyakoni wabaho nta mudiyakoni w'umukobwa ubaho no abadiyakoni kenshi rimwe na rimwe baba bazajya mu ngo z'abubatse yego kuko burya nubwo tuba turi mu itorero dusenga Imana ariko hari gesitani asaba ngo urugo runaka icyo gihe bisaba abadiyakoni bakajyayo kumva bya bibazo bya rwa rugo ubwo mwana w'umukobwa tayari aho ngaho aho rwose ako yaba pasiteri umwana w'umukobwa oya aka madini amwe namwe ashobora kubyemera yenda ashobora kubiba akaba pasiteri ariko bakamuha garante kavati mu mezi 2 uze kuba wubatse urugo kandi nabwira ngo bamupropose bamugire pasiteri babanza kumubaza se ufite sheri cyangwa ufite fiance bakabanza kubimubaza basanga amufite none mu guteganya iki turateganya kubana mu gihe kingana iki basanga ari gihe kirekire bitarahura na cyagiye bashaka kumeramo inshingano bakamubwira ngo reka tuziguhe ku by'impamvu zitorero cyangwa se ku by'impamvu z'ubuyobozi ariko mu gihe kingana n'amezi 2 tubahaye kuba mwamaze gukora ubukwe mwubatse urugo. Yes uyu ni Pastor Rabani turi kuganira ndetse n'umukobwa wacu Mami. Nimwumva mvuga ngo Mami ntagaruka ari umumama ahubwo ni akazina ko muri kahise niko bamwita Mami ni Mami nge nijyo yafashe ayandi nayambajije umwe ariko nakibuke rya Hortense da Hortense cyo ndacyari ryibuka. Pastor Rabani mumenyera ati uyu munsi tugiye kubita umuzimu tumuzengereze muri iki kiganiro. Pastor Rabani abantu bitege iki? Bona abantu bitege imbaraga z'Imana bitege gukora kw'Imana bitege ko tugiye kubangamira ibyari bimaze iminsi bibangamiye muri iki kiganiro. Bora hari ibintu David bijya bibangamira abantu. Yego ugasenga ukabona amasengesho atarenga umunwa ugasenga ukabona amasengesho atarenga parafu ugasenga rwose ukabona amasengesho atarenga imbuga yawe ariko bitegure ko tugiye gukominikana nabo sengesho rigatambuka rikagera imbere y'Imana. Umuririmbyi wa 62 yavuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane kandi ngo agatambuka ng'inyenyeri agakomanga ku rugi ashaka kureba Imana. Yego icyo kintu ureba citege yenda birashoboka ko ari byakonaniye mushiki wanjye mwene data ariko nidufatanya kuko nabira iravuga ngo ababiri baruta umwe hari mu mubwiriza Mana nishimwe cyane. Abantu sinzi abantu ukuntu bakubona iki kiganiro n'iki kiganiro tangiye kuri yerekwa ryacu kandi nababwiye ati imbaraga zanyu muzashituka rimwe musange zose nyuzifite oya buriya ndawe bitabera David kwicara n'abahanuzi babiri ntago bisanzwe kuri gona ahubwo nawe aya mavuta nawe jya ufata wongera ufateho uyobora ikinyamakuru gone yakatifi ni wanje ujyagira kuri ndi umukristo ariko nanone aya mavuta nawe uburyo bagenda kugeraho kubwa Eliya na Elisa uzisi impamvu Elisa yabaye umuhanuzi kandi ukomeye nuko yagendanye na Eliya bundi teka ryose iyo ugendanye n'umuntu w'umumaro nawe ugira umumaro iyo ugendanye n'umuhanuzi nawe uba umuhanuzi iyo ugendana n'abatambyi nawe uba umutambyi. Ura David yanda tuzagera akanya tubahe ubuhamya angikira umurayici usanzwe umunyamasengesho usanzwe yego nakundaga kwifatira amasakoshi y'abatambyi ngacunga pastor wacu atashe ibaga ye ngabana yifasha koshi yakiremo imyenda y'ubutambyi n'ibitabo ngabana bifashe ngashira ku rutugu ati mushumba wanjye ndaguherekeza noneho
yagera ahantu ng'umushumba bamuha karibu niba baguze fanta imwe ntabwo bari bugure imwe baragura niyo waje amuherekeje nanjye Imana ngiriye icyizere n'abantu barakingirira barangije baransengera uyu munsi ntacyo nashinja Imana ni uko ari nagendanye n'abantu ba nyabo nawe rero ubwo ugendana natwe ndibwira n'umushwanya namwe leta atabadukurikiye nawe niba ukunda abakozi b'Imana ntabwo uri kure kuba umukozi w'Imana ntabwo ari kure kuba umukozi w'Imana Imana ishimwe cyane just ubu ngubu ni umukozi w'Imana birumvikana ariko ari Imana nari nabona ngizo gusengera abantu bagakira sibyo mwana utanze yego kimvura iguye nta kibazo mwegeze mikrofone ku munwa amen yego noneho reka tujye mu ijambo ry'Imana reka duhere kuri Rota iminota nk'itanu cyangwa 10 pastor adusoreza amen yego ni karibu ndangwa kwesa kamera Imana ishimwe cyane yego ibyo muri kuvugaho ni byiza cyane pe iyo ugendanye n'umukozi w'Imana nawe uba nkawe yego wagendana n'umujura nawe ukaba umujura ubwo rero ikintu cyose ukunze kwegera usa nacyo rero dukunde kwegera ibyiza dukunde kujya aho ibyiza biri tube abaswa mu banyabyaha ahubwo tugire ubwenge mu byiza mu gukiranuka amen cyane njya nkunda cyane ijambo riri muri Zaburi ya 91 umurongo waho wa mbere haratubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose ngazahama mu gicucu cy'ishobora byose ngo ndabwire Uwiteka uti uri ubuhungiro bwanjye igihome kinkingi bivuze ngo nuba mu rwihisho rw'Imana ukaba hahandi Imana igushaka Dawidi niwe wavuze ngo kuba mu nzu y'Uwiteka ngo bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha haleluya bivuze ngo igihe yabereye hanze nta cyiza yigeze ahabona nawe urebye igihe watindiye hanze nta cyiza wigeze uhabona ngo ariko ngo kuba mu bikari by'Uwiteka umunsi umwe bimurutira kuba mu mahema y'abanyabyaha imyaka 1000 bivuze ngo nawe nuba mu rwisho rw'isumba byose ugahamaho Imana yagusize birashoboka ko hari igihe Imana yigeze iguhamagarira kuririmba cyangwa se Imana ikaguhamagarira gufasha imfubyi cyangwa Imana ikaguhamagarira gusenga birashoboka ko ariko rwisho Imana yaguhaye Imana yigeze ibwira Mose bageze ku nyanja ngo mbese ufite iki mu ntoki Mose abwira Imana ngo mfite inkoni bishobora ko hari inkoni Imana yaguhaye wasanga warambitse hasi hari igihe Imana ihamagara umuntu kuririmba akabona ko mbese bizarangira ahangaha gusa ariko kubera ko Imana ireba hano hagati ikareba n'ibihe bizaza ikareba kuririmba kwawe gusenga kwawe aribyo bizakwambutsa mu bihe bigoye tugiye gucamo rero ni Imana yaguhamagariye gukiranuka cyangwa kuririmba korera Imana ubikorane umwete kubera ko hari igihe kizagera kuririmba aribyo bigutambutsa hahandi hakomeye cyane umurongo waho wa 7 kadusimbuke tuwusome hatubwira ngo kadusome n'umurongo waho wa 7 tugiye gusoma ijambo riri muri Zaburi ya 91 duhereye ku murongo waho wa mbere kadusome mu izina rya Yesu haratubwiye ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ngo ndabwire Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira amen ndabwira abadukurikiye muri aya masaha nuba mu rwisho rw'Imana ukaba mu gicucu cy'ishobora byose nta kizakubaho
Imana itakikumenyesheje. Amen. Kandi ikindi cya kabiri, nuba mu rwihisho rw'isumba byose, Imana izaguha amakuru ukwiye kumenya ku buzima bwawe. Hari ijambo ryavuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye birusha utabasha kumenya biri imbere yawe. Bivuze ngo ntago watabariza umuntu utigeze wubakana ubushuti nawe, ntago watabariza umuntu utari kureba, ntago wajya gutabariza umuntu utazi. Muri iki gihe niba uri mu kibazo runaka birasaba ngo wegere Imana, ariko nanone ntibikwiye ko dusenga Imana uko twageze mu kibazo, ntibikwiye ko twinginga Imana ari uko twageze hahandi hakomeye, ari uko tumaze igihe kinini tutabyara, ari uko bagiye kudutereza cyamunara. Hoya, ntibikwiye ko tuba inshuti n'Imana ari uko twahuye n'ibibazo, ahubwo Imana ishaka ko wubakana ubushuti nayo, uri mu byiza uri no mu bibi. Imana itubwire neza cyane. Amen. Umurongo wa 7 atubwiye ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu ngo bazagwa iburyo bwawe, ngari kuzabirebesha amaso ntibizakugeraho. Abo bantu bazagwa iruhande rwawe ari uko nawe wakiranukiye Imana. Ushobora gusenga ahantu tukakubona kuri gusenga ariko utari gusenga by'ukuri. Hari ijambo ryambwiye ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima ikamba kure. Muri aya masaha rero, niba uri umuririmbyi, niba uri umuvugabutumwa, niba uri umuhanuzi, niba uri umunyamasengesho, ibyaha byose reka bishimisha Uwiteka, umutima wawe ushimisha Imana, ibikorwa byawe bishimisha Imana, ibyo uvuga byose bihesha Imana icyubahiro. Ni ukuri hari umuririmbyi yavuze ngo muri iyi si nta mahoro yuzuye twahabonera, ariko nubwo nta mahoro yahari, reka ibyo ufite byose bishimisha Imana. Haleluya. Umurongo wa 8 atubwiye ngo uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Numara kubaha Imana, ibibi bizajya biza bikugeraho bikunyeganyeze pe, ariko ntago uzigera urambarara cyangwa biguhitane bikujyane. Hoya, ukwiye kubaka ku rutare, ukwiye kubaka kuri Yesu, ukwiye kubaka ku rufatiro ruzima. Abenshi hari igihe abantu bubaka ku bahanuzi, ugasanga umuhanuzi nafite ibyo ari gusenga ari kwinginga Imana. Reka kubaka ku bahanuzi cyangwa ku mafaranga cyangwa ubake ku bindi. Hoya, ubaka kuri Yesu kuko niwe rubuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Urugo ruri muri Yesu iyo rugazeho imiraba umva ruranyeganyega pe, ariko rukakomera kubera ko Imana ari rwo yarushizeho. Urugo ruri muri Yesu, ibitero biraza bya Satani, za dera zikaza, ariko kuko rwabayeho mu mugambi w'Imana, rutigeze rubaho mu mugambi y'abapfumu cyangwa y'abarozi, rutigeze rubaho ko umuntu yirwaniriye. Urwo rugo rukabaho kubera ko Imana nyine yagize ute, yabyemeye. Umukobwa wese uri muri Yesu, ni ukuri nubwo byakomera gute, nubwo ubuzima bwawe wabona bumeze nkaho bwarangiye, ariko haracyari ibyiringiro kw'igiti cyatemwe cyakubwira kugira girute kigashibuka. Nawe musore uri mu Mana, ndagutangariza nubwo bimeze nabi, komeza usenge wizere Imana, icyo wamenye ukomeza ugifate. Nubwo wararuri kurira, umugore aratwita inda, igihe ikagera ibise bikamufata, muri ayo mezi 9 agahura n'ibintu bitamworoheye, ariko ndakubwira ngo nawe niba hari ijambo Imana yakubwiye, menya ko induma z'igihe utwite mu buryo bw'umwuka, igihe kigiye kugera nawe ukabyara nk'abana, igihe giye kugera nawe ukinjira mu masezerano. Ndambwira abantu ngo Imana ijya kurema umuntu yabanje kurema Edeni, imuremera ibintu yarakwiye gukena byose mu rugendo rwe. Bivuze ngo nawe ntago wabayeho mu mpanuka, ahubwo wabayeho mu mugambi w'Imana. Hari Edeni Imana yaremye mu buzima bwawe, urakwiye gusenga ukegera Imana, Imana ikakwicaza muri Edeni yawe, Imana ikagushiraho yaguteguriye. Haleluya. Niba hari n'ibyicaye mu byawe, urakwiye gusenga. Hari ukuntu abantu baturiganya imigisha yacu kandi batarwanye, nukuri ukabona umuntu akuriganyije kandi atarwanye. Byabaye kuri baraba Esawu muri Bibiliya, muzi yo nkuru y'abo bana babiri, ukuntu umwe yariganyije mugenzi we undi umugisha. Ariko nukuri urakwiye kuba maso, ugasengera ibyawe, ugasengera urugo rwawe, ugasengera abana bawe, ugasengera business yawe, ugasengera umuhamagaro wawe, ugasengera ubukristo bwawe, buri kimwe cyose ukagisengera ukaba maso.
rero Imana itugire neza. Ibi bihe turimo ni ibihe byo guhamya Imana, ni ibihe byo gusenga cyane. Iyo Imana igiye gukora, Satani aritambika akarwanya, ukabona mbese ibintu byose byabaye bibi, ariko aho ngaho byabaye bibi niho imbaraga z'Imana ziba zigiye kuza gukorera. Rero Imana itugire neza. Imvura izanyagira abandi, Imana izayikurinde. Wowe urwaje, wowe ufite umwana mu bitaro, wowe bitameze neza, Imana ikurwanirire. Wowe urembejwe n'ideni, wowe ufite urubanza, wowe waburanye bikanga, Imana iri kumbwira hano kuri kamera hari umuntu uzatureba ufite urubanza. Imana ije kwitamura kuri urwo rubanza ufite rumaze igihe rwananiranye. Hari igisubizo Imana ije gutanga. Wowe ufite umurwayi mu bitaro, Imana iri kumbwira ngo ije kwiyerekana. Wowe umaze iminsi uri gusenga, muno hariho n'abantu bagiye kudukurikirana bagiye gusenga, bafata udupapuro barandika, bandikiye Imana. Imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo ije kubahereza ibisubizo. Gusenga kwanyu kwazamutse imbere y'Uwiteka. Kandi kindi hari abantu Imana ije guhindura amazina yabo. Wowe umaze igihe utabyara, Imana iri kumbwira ngo ifunguye inda yawe. Uwiteka ari kumbwira ngo iyi cano igiye gushimiraho abantu benshi cyane. Hari abantu bagiye gushima Imana kubera ko iyi cano mbonye abantu benshi bayikiriyeho, ibohokeyeho abantu benshi. Ndi kubona abantu benshi bagiye gutanga amashimwe. Nawe rero ukwika iyi cano, Imana ikugenderere. Uyu mwaka ubaho gusohorezwa amasezerano. Uyu mwaka uba umwaka wo kubohora ibyawe byafunze. Nshimye Imana rero kubwira ijambo yaduhaye riri muri Zaburi ya 91. Haleluya. Uryubakeho nanjye ndyubakeho. Haleluya. Iri jambo ryizereremo. Ibyo Imana ivuganye nawe bizirike ku nkingi y'umutima. Haleluya. Njya nshima Imana yatubwiye ijambo rikomeye ngo naho amarembo y'ikuzimu, naho amarembo y'ikuzimu ngo yahagurukira kurwanya itorero ry'Imana, ntago azigera arinesha n'umunsi wa rimwe. Byaro rwawe bagahaguruka mu byawe, ibyo byose nta kizarogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wowe icyo bigusaba ni ukuba mu nzu y'Imana, ukaba mbese ku mutima w'Imana. Icyo bigusaba ni ukutarekura icyo wamenye, ugakomeza ukabwira Imana ngo ndacyari ku birenge byawe. Hari indirimbo ya Annette Murava nkunda cyane, ako karirimbo ndagakunda kajya kamfasha, kavuga ngo Mana ho wansize n'ubu niho nkiri. Ese Imana aho yagusize niho ukiri? Imana niba aho yagusize ariho ukiri, itegure ko aho yagusize ari naho ije kugira ute kugusanga. Imana iduhana umugisha. Reka twakire umushumba wacu, nawe agira ikindi kintu atubwira cy'Imana yaba yamushize ku mutima. Imana ibambere umugisha mwe mu byumvishe. Rakoze cyane umukobwa wacu. Imana ikomeze kuguha umugisha kandi neza n'imbabazi z'Imana ikomeze kukomaho bitindane nawe. Kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho byatubwiye ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose, uwo azahama mu gicucu gishobora byose. Haleluya. Nakomeza tubwira ngo abantu inzovu, abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, ngo ariko wowe uzaberebesha amaso gusa, ngo ariko ntacyo uzaba. Haleluya. Mbega kuba mu buntu bw'Imana, mbega guhishwa n'Uwiteka Imana isumba byose. Bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, buriya murembyo navuze ngo hari ikintu cyiza nabonye ndashobora kugira ibanga. Burya kwibera mu Mana ni byiza cyane. Mana nishimwe cyane. Iyo subije amaso inyuma ngareba abantu bagendanye n'Imana, muntu nzi cyane na Aburahamu. Aburahamu yagendanye n'Imana, ntabwo Imana yamukojeje isoni. Kandi n'urubyaro rwe barimo Ishimayeli, barimo na Isaka, ntabwo Imana yabakojeje isoni. Barakomeza bakomereza kubuzukuru babo. Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara 12. Abo bantu bose ntabwo Imana yabakojeje isoni. Yaragumisha igendana nabo, ibana nabo, irabarinda. Bishavuga ngo njyewe uyu munsi niba ngorera Imana, n'umuryango wanjye bazabyungukiraho. Abakobwa banje, abahungu banje bazabyungukiraho. Uyu mugisha mfite uyu munsi
uzagenda ugere ku bana, Haleluya, uzagenda ugere ku buzukuru, Mana ishimwe. uzagenda ugere ku buzukuruza, Nukuri. uzagenda ugere ku buvivi. Niyo mpamvu Dawidi muri Zaburi ya 37:25 yaravuze ngo nari ndi umusore none ndashaje, Haleluya. ariko ntabwo nigeze mbona umukiranutsi aretswe Haleluya. cyangwa se urubyaro rwe rusabiriza Mana ishimwe. ibyo kurya. Mana yacu twagereye cyane kandi kindane nawe. Haleluya. Niyo mpamvu Zaburi ya 91 yatubwiye ngo uzaba mu rwihisho bw'isumba byose ngo wazahama mu gicucu gishobora byose. Bivuga ngo Uwiteka ni ubwihisho ariko kandi ni n'igicucu. Haleluya, Bundi haleluya. abantu twubaka amazu tugira ngo izuba niryaka cyane tujye gushakiramo agacucu. Abantu twubaka amazu tuvuga ngo imvura nigwa tujye kugama, cyangwa ngo Uwiteka ni ubwugamo Yesu kandi ni ushimwe, n'igicucu Mana. twugamamo, Abicyubahiro. twugamamo imvura, twugamamo izuba. Uwiteka ni byose, Uwiteka ni byose. Data wa twese. Niyo mpamvu umukobwa wakoze cyane kugendana na Yesu rero ni ibanga rihambaye. Ahandi avuga ngo hari ikintu nabonye ndashobora kugira ibanga, burya kugendana na Yesu. Mana yacu nihagwe icyubahiro. Amen. Bano bantu bagendanye na Yesu, ba Gideyoni bagendanye na Yesu, Mana ishimwe cyane. Abahanuzi b'Imana ba Eliya bagendanye na Yesu. Yesu ndiye abakoze isoni, abana nabo arabubaka, Mana ishimwe. batahanga bakirana. Haleluya. Buriya imyaka yose numva nzamara nzayikoresherezamo Uwiteka, Mana ishimwe cyane. nzayikoresherezamo Uwiteka, Nukuri. bikomere byorohe. Nubwo muri iki gihe isi igenda irwanya itorero, ikagenda irwanya abana b'Imana, ariko itorero rifite isezerano. Yaravuze ngo ryubatse ku rutare, Haleluya. ryubatse ku rutare. Nubwo Mana amarembo y'ikuzimu ishimwe. yahagurukira kurwanya itorero, ntabwo bazashobora Azabishobora. itorero kuko uwaryubatse yararyitangiye. Haleluya. Ni Kristo. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe. Ni Kristo uyu nguyu yaritangiye ibitambo, Himbazwe. yaritambiye ibitambo, yararibabarijwe. Niyo mpamvu Data. iteka ryose azarirwanirira Mana kugeza ishimwe. ku mberuka, azarirwanirira kugeza ubwo azavuga ngo nimuze torero, Haleluya. igihe cyageze cy'ubutsinzi. Mana Mana ishimwe. y'Imana kandi inshuti z'Imana. Mana ishimwe. Niyo mpamvu tugeze hano mu buhanuzi bwa Yesaya mu gice cya 66 66 Yesu arakomeje avuga ku bantu bagendanye nawe cyangwa se bazagendana nawe, abereka icyo bakwiye gukora. Hano muri Yesaya 66 murongo wa mbere aravuga ngo Uwiteka aravuga ati ijuru ni indebe yanjye, isi nayo ni indebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubikira nzuki kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye niko kwabiremye, bibaho byose ni Uwiteka avuga. Ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, Haleluya. agahendesha umushyitsi n'ijambo ryanjye. Mana twegere kandi tindane natwe. Amen. Mana yacu habwe icyubahiro. Amen. Ndagira nibwirira abagabo badukurikiye, nibwirira abadamu badukurikiye, kuri iyi si abantu dufite ibintu byinshi cyane bidukomeza. Nukuri. Burya ibikomeza abantu ni byinshi. Hari ushobora gukomezwa na etaje yazamuye mu mujyi bakayimweterera. Nje numva ari bavuga ngo ni kwa Rubangura. Mfite nk'imyaka 15 numvaga bavuga ngo ni kwa Rubangura. Abandi ngo ni kwa Rwahama, ahandi ngo ni kwa. Abo bantu ibikorwa bakoze byarabazamuye bituma na n'uyu munsi izina ryabo rikivugwa. Ariko hari uwazamurwa n'imodoka rukururana y'amabisi afite muri kaburimbo yakora mu ntara zimwe zijya mu zindi, afite za rukururana zambukiranye imipaka, ibyo bikagukomeza. Hari abubatse amasoko, hari abubatse za banke, ibyo ngibyo bikabaha izina. Hari abacuruzi, ibyo ngibyo bikabaha izina. Ariko muri ibyo byose niba hatarimo ukuboko k'Uwiteka Imana isumba byose, bubatse ku misenyi, bubatse ku musenyi. Nukuri. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze hano mu buhanuzi bwa Yesaya aravuga ngo tese muzanyubakira nzuki, aho nzarukira azaba ari hantu ki? Ngo nyamara mumenye umuntu nitaho ngo ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Mana twagere kandi tugirire neza. Ko Yesu hari abantu bakomeye, ko Yesu hari abantu bavugwa, ariko niba atari abakene mu ijambo ry'Imana ngo barikumbure, umva tugendane. Wakomera, wakoroha,
ndakurama kudapfa. Ntako. Ndakurama kudapfa. kandi Bibiliya ivuga iki? Yavuga ngo hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Haleluya, hari ubundi buzima. N'iki gihe ngiki hari abantu bafashe itorero w'ijambo, hari abantu bafashe abapasiteri w'ijambo, basigaye batwita ngo turabe iki gihe, ariko ndaco Imana ishimwe cyane nuko hari uwadutumye. hari uwadutumye, hari uwaduhaye misiyo. uwaduhaye misiyo rero arishoboye, arihagije. uyu nguyu azaza yirwanira mu gihe gikwereye, ariko mu by'ukuri hari ibitamenyerwa. hari ibitamenyerwa. hari ibitamenyerwa abana b'Imana. buriya wamenyera umuntu, uwo muntu ukamumenyera, ariko iherezo rye rikarangira. ariko ndababwira ukuri, Imana yo irihagije, imigambi yayo ni iteka ryose bana b'Imana. Amen. niyo mpamvu yavuze ngo uko waba uri kose, niba uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana urahirwa. niyo mpamvu Imana yabwiye Yakobo nanone muri Yesaya igice cya 43 aravuga ngo ubwo wangiriyeho umugisha ngakumenya izina, niyo mpamvu nzajya ngukiza. Imana nishimwe cyane bana b'Imana. Amen. Kuri umurongo wa mbere nsomera mukobwa hano muri Yesaya, murongo wa mbere unsomere ku gice cya 66. 66 nsomere. Some mu izina rya Yesu. Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. muzanyubakira nzuki, ese mwanyubakira nzuki? kandi aho nzaruhukira hazaba aho naruhukira hazaba ari handuki. kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko niko kwabiremye, bikabaho byose, bibaho ibyo byose tubona. niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka Nyiringabo avuze. ariko uwo nitaho ni umukene. ati mwumve, nubwo mwubaka amazu, nubwo mwubaka ibikorwa bihambaye, mwumve umuntu Uwiteka yitaho. Soma. ariko uwo nitaho ni umukene. mwumve umuntu nitaho ni umukene. umukene ufite umutima umenetse. umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe. uwo nguwo ni Uwiteka yitaho. Mana twegere kandi tindane natwe. Haleluya. hari abantu mu iminsi biharaje. David nama badukurikiye, hari abantu mu iminsi biharaje. Umuntu namukurikiranye ku kiganiro kimwe, abaratangiye ngo aba batipe, kandi ngo numukaze w'iki w'Imana, ngaba batipe ngo banditse ngo na Bibiliya ngo nabo ngo baratubesha, ngo mbifite ngo ubushobozi, ngo hari impapuro ngo noranduramo, yibagira icyo Bibiliya ivuga ngo zongeraho, nawe haraho azongererwa ibyago, ndetse ngo nuzagabanyaho ngo nawe azagabanywa mu bwami bw'ijuru. ibyo ngibyo arabyirengagiza. nibo baduteje ibyo ngibyo arabyirengagiza, kandi muzi bamwita ngo ni bishop. ariko numva hangaye Bibiliya igitabo cy'Imana, nibo baduteje akaga, agendeye ku bihe bihari, agendeye ku bihe duhagazemo uyu munsi. ariko nawe afata Bibiliya arayijombora, aravuga ngo hari ibyanditse atakicemera. kandi njyewe nasomye ijambo ry'Imana, ibyanditsemo hano byose ni ukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Satani yaraduteye, natwe turitera. ariko nababwira ukuri, Yesu yaravuze ngo abazi Imana yabo ngo bo bazakomera, kandi ubwo bameze gutya ngo bazagenda bagwiza imbaraga. muri iki gihe turimo ni igihe Imana iri gutoranya abakozi, ni igihe Imana iri gutanga imbaraga, ni igihe Imana iri kubarura, ni igihe Imana iri kubona abayikoreraga ku by'inyungu zabo, ni igihe Imana iri kubona abayikoreraga ku by'ibyubahiro, ni igihe Imana iri kubona abo yahamagaye bya nyabyo. Imana ishimwe cyane. Torero yatererwa hejuru, namwe murifatiranye, nuko mutigeze muribamo, ntabwo ryabaye no ku mitima yanyu. Imana nishimwe cyane bana b'Imana. Reka dusoze. Yesaya yavuze amagambo akomeye cyane, avuga ko uyu mukene azana imbere, ariko tumenye ngo hirya yo kubaka etaje, hirya yo kugira imodoka, hirya yo kugira umugore n'abana, hirya yo kugira imirima n'amasambu n'inka, tuvuge ngo hejuru y'ibi hari uwabiremye,
hari uwaturemye, hari uwaduheye umugisha, hari uwatugiriye neza. Buriya n'abantu bazi ngo kuba baragezeho bagera ngo nuko bazi gukora cyane, bibagirwa ko ari umugisha w'Imana isumba byose. Bibagirwa ko ari umugisha Imana yabahaye. Kandi nagira ngo nibwira abadukurikiye, Imana niguha inka ebyiri uzamenye ko niza gukora control izakubaza inka ebyiri, niguha imirimo 10 niza gukora control izakubaza iby'imirimo 10, nigiye imodoka 5 ikaguha amabisi yakura mu mihanda, umenya ngo niza gukora control ni nakuza gukora control. Nukuri kuko ibi wabisanze hano, Imana ibiguhera umugisha, ntabwo rero yabiguhaye ngo ubone ukurenganya abandi. Kuba uri minisitiri muri ministeri ni amahirwe Imana yaguhaye yo kuyikorera. Kuba uri umudepite, umusenateri ni amahirwe Imana yaguhaye. Kuba uri umucuruzi ni amahirwe Imana yaguhaye, kuko hari igitondo kimwe twese tuzakorerwa control. Nukuri mwanya Imana yaguhaye. Nanjye kuba ndi hano nitwa pastor ni amahirwe Imana yambaye, niza gukora control y'ibyo yambaye gushobora no gukora. Izabaza ngo ese pastor umwanya wose nagoye gukora wo kwita ku bakristo wakoze bingana iki? Azabaza ministry, yewe ministry ko nagoye umwanya wo kwita ku baturage wakoze bingana iki? Wafashije bangahe? Wazamuye bangahe? Wagiriye neza bangahe? Ariko hari abandi babona imyanya bikabaha promotion kurenganya abandi. Ariko birambira ngo be nabo bazabona ishami. Mani twegere kandi tugirire neza. Bibiliya yatubwiye ngo muzanyobokera nzuki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari handuki. Icyo ni kibazo ugomba kwibaza. Ndaje Imana ishaka kuruhukira mu rusengero rw'iwanyu. Ndanubye Imana ishaka kuruhukira mu nzu yiwawe, ku gitanda cyiwawe, muri salo cyangwa salo manje yiwawe, ku gitanda cy'abashitsi cyiza. Hari aho ishaka kuruhukira muri wowe. Ni muri wowe yiremeye. Imana twegere kandi tindane natwe. Hano tubwiye ngo Imana nditangazwa n'ubwiza bw'inyubako abantu bubatse, nubwo byaba bikozwe ku by'icyubahiro cyayo. Bibiliya itubwira amateka y'inzengero zigera muri 5 abantu bubatse kandi bazubaka bashakanye Imana yahabwa icyubahiro. Urwa mbere rwubatswe na Mose mu ihema. Mana ishimwe cyane. Urwa mbere rwubatswe na Mose mu ihema. Mana tugirire neza. Urwa kabiri rwubatswe na Salomo, rwa rundi babwiye Yesu. Ariko warebye uburyo rumeze neza, ariko Yesu arababwira ngo ibisi mu minsi itabaze ndabuye izaba ari kigeretse kurindi. Buraho bari bashaka kumukangisha iby'amatafari n'imbunyu n'amabuye n'amasima na bloke sima n'ibindi byose, ariko basanga Yesu urusengero ashaka kubaka, basanga urwe rurabirenze. Mani twegere kandi tindane na Haleluya. Urwa gatatu rwubatswe na Zebuluni. Zebuluni yari umugabo ukomeye muri leta yabo mu nyejana byatambutse. Nawe yari yubatse urusengero rwiza rumeze neza rwo gutangarirwa. Ariko ibyo byose ibiriho kugira ngo Imana ihabwe icyo. Ariko iyo bisumbishije Imana, Imana irababara. Nukuri Imana irababara. Urwa gatanu urwa kane rwubatswe na Herode. Mana ishimwe cyane. Rwubatswe na Herode atunganya neza urwo rusengero mu gihe cya Zerubabeli. Yari yarubatse urwa gatanu rwasanwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo we amaze kuza yubatse ibirenze. Haleluya. Muzi urusengero Yesu yubatse we yaraje abwira abantu bose, arababwira ngo ibi byose mwabonye bishobora gusenywa ngiye mu minsi 3 ngabanda byubatse. Haleluya. Abantu bari mu mubiri ndiyamenye icyo Yesu ndibamenya icyo Yesu ashaka kuvuga. Baravuga ngo none n'urusengero rwubatse mu myaka 100, wowe ukuvuze ko warusenya mu minsi 3 kaburwubatse, ni ibiki wakoresha koko? Ariko Yesu yavugaga urusengero ari rwo mubiri we. Mari twegere kandi tindane natwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Uru rusengero rero rwo Yesu yubatse rwaro rwa gatanu
waraza ararwubaka arugira ku musaraba, waraza ararwubaka ahandi ashaka kurwubaka. Ni mu mitima yabo yiremeye, ni mu mitima yabo yiremeye. Uru ni urusengero ngendanwa, ndi hano mu Rwanda ndarufite, ndi Burundi ndabufite, ndi muri Kenya nzarugendana, navuye hano nagiye muri Amerika, urusengero nzarugendana, ko ni urusengero rwimukanwa. Niyo mpamvu yavuze ngo mwebwe muri insengero, niba umwuka w'Imana aba muri mwebwe, muri insengero. Mana yacishimwe cyane, Mana ishimwe, haleluya. Icyamba muri iki gihe abantu bakubaka insengero z'imitima yabo. Nukuri Kandi bara David namwe turi kumwe, ndabona isi ayuri kutuganisha nugira ngo twubake neza izi nsengero zo mu mitima yacu. Nukuri None se niba bucya bakatubwira ngo mwubake gutya, bagacaka tubwira ngo mwubake kuri hegitari, bagacaka tubwira ngo mukore ibintu bimeze gutya, bagacaka tubwira ngo ya amadini ni menshi yamwe nagabanwe n'ibindi. Biravuga ngo njyewe ngura amaso ku idini, ngura amaso ku nyubako, duka amaso yanyinya hange kuri Yesu Kristo. Mana twegere kandi tugirire neza. Dukura amaso ku nyubako ni nziza, igihe tuzifite tuzazugamamwe izuba, tuzazugamamwe imvura, ibyo ni byiza, ariko noneho oya twere kuzigira ibigirwa Mana. Nukuri Yesu wenyine niwe tangiriro kandi niwe herezo. Niyo mpamvu tugomba kugira umutima umenetse, uhindisha umushyitsi n'ijambo ry'Imana, kandi Yesu niwe jambo, agomba gutura muri twe. Yesu niwe jambo, agomba gutura muri twe. Ijambo ry'Imana tukagendana naryo, turi muri gereza tukagendana naryo. Pawulo yararifite, baramufunze ariko ijambo rye barifunga. Mana ishimwe cyane. Mose gukura Abisirayeli mu Egiputa mu nyanja itukura, bari bafite ijambo niryo ryabambukije. Ndakwifurije ijambo mushiki wanjye, ijambo gendana naryo, ijambo ritunge, ijambo rigwire muri wowe. Nukuri iri jambo hano bazakwimura iki jambo ryimukane. Haleluya. Isengero bazarufunga iki jambo riri muri wowe, ntabwo bazarifunga. Mani twegere. Haleluya. Uru rusengero narwo rugengwa n'amahame, rugengwa n'amahame. Aya mahame rero agenga runo rusengero twabonye Yesu ubaka muri twebwe: guca bugufi, urukundo, ingeso nziza, kwihanganira ibitugerageza, kwizera, ibyiringiro, guca bugufi no kwihana ibyaha. Haleluya. Agenga runo rusengero. Nukuri Mana nishimwe cyane. Niba bino bintu bifite urahirwa. Mana ikwegere kandi tugirire neza. Reka dusose bana b'Imana kandi nshuti z'Imana. Ariko nababwiye ngo hari ikiza nabonye ndashobora kugira ibanga. Burya kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Mana nishimwe cyane. Ndabifuriza Yesu abe muri mwebwe, azubaka insengero zikomeye muri mwebwe. Mana nishimwe cyane. Hari abantu nyanumva bafite basonga batife ngo babakuyeho mwa depere ngifuyeho ngo ntabwo nakongera gusenga. Reka Yesu ari hejuru y'abadive, Yesu ari hejuru y'abapandekote, Yesu ari hejuru y'amadini. Amadini atarabaho Yesu yari ahari. Mana nishimwe cyane. Bapandekote batarabaho Yesu yari ahari. Abadive batarabaho Yesu yari ahari. Ndabifuriza gutunga Yesu mu buzima bwanyu. Mana nihabwe icyubahiro. Bino byose bishake biveho. Ikizambabaza ngumva ko ndogereza ni Yesu nizeye. Numvise ngo Yesu yatsinzwe mukobwa wacu, nama badukurikiye. Numvise ngo Yesu ndabwo akiri ku musaraba. Numvise ngo imbabazi za Yesu ndabwo zigihari. Numvise ngo Yesu ndabwo akibabarira. Nibwo mba nagize ibibazo, ariko niba Yesu akiri umutunzi w'imbabazi, Yesu akaba agikiza, Yesu akaba akigira neza, uwo ngo nzamwubakaho, uwo ngo nzagendana nawe. Mana nishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibagirire neza. Karebo mukobwa wacu, Imana ishimwe cyane. Nimero yacu kubifuza gusengana natwe, waba ufite icyifuzo tukagufasha gusengera, waba udukeneye mu bundi buryo washobora kwenda ukatubona ukifuza kuzasengera aho dukorera umurimo w'Imana, ni karibu muze dusengane. Nimero yanjye ni 079 34 37 969. Amen. Nanjye ni 078 24 53 8 26.
0788 zino nomero zacu ziboneka no kuri WhatsApp. Yego. Imana ibagirire neza. Amen. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu ryubahwe. Wabanye na bene data, wabanye na bashiki bacu, izina ryawe nirishigwe hejuru. Ndetse nasoma ijambo rirambira ngo yemwe abarushe namwe abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nukuri muri ubu buzima tubana byinshi, haraborijwe n'uburwayi, nukuri data, haraborijwe n'imibereho. Muri iki gihe imibereho byarakomeye, abantu bari kwamurwa akazi, abantu bari guta imiryango, abantu data wa twese mise mudukunda bari kubura akazi, bari kubura imikorere, bagacuruza bagahomba, bagahemukirwa n'inshuti zabo. Ariko ijambo ryarambwiye ngo yemwe abarushe namwe abaremerewe nimuza kunsanga nzabaruhura. Haleluya. Bana na bene data, bana na bashiki bacu, hari ibibaruhije, hari ibibagoye byo mu ubu buzima, n'iryangire gutatana, abantu bagahomba, bagakora n'ibikunde, bakubaka ingo zigasenyuka, n'izina ryawe ryera. Urupfu rwaragwiriye, wowe wakundaga urupfu rukamuhitana. Mana tabara itorero, murimo wawe bararuhijwe mu izina ryawe ryera. Abantu bari kwamburwa inshingano mu buryo butandukanye, akazi kari kubura. Ongera utubere maso. Ariko ijambo ryatubwiye ngo nimunyegera nanjye nzabegera, nimunga Satani nawe azabahunga. Kandi ubwo twakwegereye Data mucunguzi mwiza, nawe uzadutsindira. Ngatindana natwe, dufashe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.